Kawa yacu urabona ko ibere 18 tuba twakoze calibration neza. Fata ikiyiko tukadaha fomu yacu. Shyiramo ibiyiko bingahe? 3. Hello everyone, nongeye kubasuza cyane. Bahaye ikaze ku Gikoni Iwacu TV. Uyu munsi rero turabana na Chef Alexis, twongeye tubane na Barista Eric. Uyu munsi rero bafitiye udushya twinshi, turimo kubigisha ukuntu watandukanya cappuccino na cafe latte. Ikindi bafitiye nuko tugiye gukorana hamwe icyo bita macchiato. Macchiato ku bantu ni commande ko rabwiye buri munsi tuzaza twuza hano twige ibintu bishyashya, twige ku buryo uzava hano uzi barista. Ku buryo ushobora kugenda ukabwira umuntu ikintu wumvisha hano kuko akumva ko neza uzi ikawa, kandi ukaba wanakora ubaye ufite iyi mashini hafi yawe cyangwa se utanayifite hafi yawe ukaba wakora ikawa bitewe n'uko wayize hano. Uyu munsi rero mwebwe muri ahangaha murava hano mumenye ukuntu wakikorera macchiato. Ni commande nziza cyane, reka twumve Barista Eric icyo abivugaho. Ese nanjye uyu munsi ndabandi kwigarega, nanjye hari byinshi mbana nazi kubijyanye n'ikawa, tuzaza twigana buri munsi cyane. Ngiye nko mubizi ndi chef wanyu, mujye musura n'ama video hasi, abari n'ama video yo guteka as always. Asante sana Alex. Uyu munsi nkuko hoze ubivuga tugiye gukora macchiato and latte. Ejo hashize duheruka dukora na cappuccino, ariko uyu munsi tugiye gukora cafe latte and macchiato. Macchiato ni ikawa yoroshye, uburyo tuyikoramo ni double espresso tugateranyaho fomu y'amata. Icyo gihe uburyo tuyikora, tumanura double espresso yacu tukayimanura mu itasi yacu, ubundi tugasteaminga amata yacu, twarangiza tugafata ikiyiko tukadaha ya fomu tukayishyira mu itasi yacu. Tugiye kuyikora practice. Itasi ya macchiato ni iyihe ubundi dushyira macchiato? Itasi hanga dusavingamo macchiato ni dukoresha. Turi gusavinga macchiato nishye. Yego. Ubwo noneho tugiye gukora practice ukuntu twakikorera macchiato. Ase murumva macchiato itari commande ishishikaje, nanjye ubwanjye iranshishikaje kuyibona. Ntago musanzwe nari nyiza, ariko uyu munsi Barista Eric yacuze ngo twakigana macchiato. Kandi wasanga ari umuntu utazi ukuntu yakikorera espresso, kandi kuri video ya mbere ariyo twahejeje. Maze ko nako zuzuye tukarivoringa doze zingahe? 18. Ubundi tukagira iki, tugatapinga, tukarensinga groupe yacu, ubundi tugakora extraction yacu y'iki ya double espresso. Extraction y'iki ya double espresso. Unit ica mujye mubyihanganira bari kwigisha. Bakora extraction y'iki asamo byibagiwe. Bakomeza ibyo cyaje tanguye ibyo turi gusohora koresha muri mashini yacu. Kiba kikurikiyeho no gusteaminga amata yacu dushaka ya fomu twifashisha turi gukora. Hano harimo amata macchiato. Fomu ya macchiato imeze ute? Ari fomu nyinshi kubera ko tudahisha n'ikiyiko. Harimo fomu nyinshi cyane. Urumva ko izi saha itatu dushaka iki? Izi saha niyo ushaka fomu. Okay. Fomu yacu imaze kuboneka, turafunga. Ni fomu kabisa kinini. Tugafata akayiko tukayora yaki, tugafata ikiyiko tukadaha fomu yacu. Shyiramo ibiyiko bingahe? 3. Iyi niyo macchiato yacu. Urabona ko gukora macchiato ari ibintu bitagoye. Icyo usabwa cyo no kubuze gusteaminga, ubundi ukadaha iki fomu yacu. Nta bwenge burimo, ufa kubuze gukora extraction ya perfect espresso, ukabuze no gusteaminga, ukagira iki, ugafata fomu ukayirenza hejuru ya espresso. No muri macchiato na ati jamo urusaye tubona andi makawa yose abarimo ati. Uyu muri macchiato nta ati jamo, kireka wenda ukoresheje nka syrup. Urugero urabona nk'iyi fomu yacu hano hejuru
uramutse ugiye gukoresha nka chocolate ubwo nabyita nko waba ugiye gukora chocolate macchiato, ugafata chocolate ukarenza hano hejuru, ushobora gukoresha agakirida cyangwa kandi kantu ukaba wakora ugashushanya nk'akajangwe n'indi ati runaka. Akajangwe mwikawa. Yeah. Ikikurikiyeho tugiye gukora iki? Tugiye gukora latte art no kwiga uburyo steaming ya latte. Kawa yacu urabona ko ibere 18 tuba twakoze calibration neza. Ugategura amata yawe ukayashyira muri pincha ukayageza ahabugenewe. Iyo umaze gutegura amata yawe icyo gikurikiyeho no gusteaminga. Urumva zatsitsitsi kuri cappuccino no kuri macchiato zo twakoresheje hano ziraza kubamo nkeya. Tsitsi ni iki? Tsitsi ni utwo tuntu bawutse. Iyi sound. Ikaba ari fomu ya latte. Ikaba ari fomu ya latte. Unarebye ku ntuze urabibona karate fomu ari nkeya ugereranyije n'iyo kuri cappuccino. Ugakora aga art kawe gasavinga iki akarate kawe Niwangu. Ibanga ririmo nta rindi ni steaming. Ikawa zose ziri basic kuri espresso. Urabona ko iyi latte ari akarate keza. Urabona ku munsi w'ejo dukora ka cappuccino twarashakingaga ariko ntimereke, ariko hano ugize gake kidogo yahita igira iki, yahita imeneka. Bivuze iki rero? Ko latte na cappuccino bitandukaniye kuki? Kuri steaming. Iyo umaze gukora komande yawe ukora isuku ukanokinga uganagura ku water filter yawe Jamani. haba hari umuweta agasavinga ikawa cyangwa nawe ukagira iki Ukayisaba. wayisavinga. Ndakeka amasomo y'uyu munsi yarari cyari gukora macchiato na latte. Ya, urano nyine uyu munsi twiganye hamwe ukuntu wakora macchiato, tukora nuko wakora latte. Ejo twakoze cappuccino. Ariko urabona ko noneho latte ikintu gitandukaniraho ni agafomu koroshye kurusha cappuccino. Cappuccino ari igifomu gikomeye. Ya, kimwe ni na macchiato ari igifomu gikomeye, ariko macchiato nta gushyiramo amata, ushyiramo fomu gusa. Ni espresso plus fomu y'amata gusa, plus fomu y'amata gusa. Aho bitandukana na cappuccino. Cappuccino ushyiramo n'amata. Urabona cappuccino yashyiramo amata ariko nayo ifite fomu nini. Rero uyu munsi rero twiza hamwe ukuntu wakora cafe latte, tukayigana wakora macchiato. Wowe utarakora subscribe, reba hasi urebe ukuntu wakora subscribe, ukande like na share, usharinga abantu bawe, kandi ujye unasiga comment yawe menye ngo ibintu twiganye byari fresh, byari bimeze fresh, wabyumvise cyangwa se wabyumvishe, aho wajijwe cyangwa se aho utamenye neza, tuzabe twakubwiraho ubutaha. Yeah, thank you, ciao ciao, mwakoze kubana natwe, we love you. Ugire umunsi mwiza.